bwacu twiremera umunezero tananira babiri bakundana na buryarya basangira kabisi n'agahiye bagakabya inzozi mw'isi biremeye. Subira mu kazi cyakora wakoze pe ndishimye cyane. Aka nsubire mu kazi wakoze cyane umunsi wandyohereje fa. Allo Thierry. Nakota Gino da ngo niko kazina gasigara kaba star. Umeze ute se? Yes Marvin. Bimeze bite man? Sha sawa nanjye ndaho to. Ndaho ariko bro nari ngukeneye bya hatari. Sinzi niba ni umunsi waboneka. Bro ansanze kuri studio ko man nari mfite akazi kenshi kabisa. Sinzi ko byapfa gukunda. Ndumva byasaba. Shaka kwatatiya ntabwo byashoboka pe. Basi wemba barira basuze duhurire muri kakabari ko kwa Roger tuganire bro. Ndagukeneye n'ukuri ko Imana gukeneye byatari. Umva mubwire. Okay. Reka nkora akazi ndanze nimbona akiri umwanya ndakubwira. Ese ubundi wahise tukabishyira ejo karibwo mfite umwanya. Nyine byibuze uyu munsi mbabara ukaboneka niyo byabije ariko uyu munsi ubonetse n'ukuri byamfasha. Hari inama nshaka kungira pe. Nyine wumve ko ngukeneye. Okay, reka ndagerageza ndakubwira nare. Okay, merci bro. Akusa nk'uyu yanyitabye kuko. Nk'uyu wanshaka iki ntabwo kuva kare namwiyamye. Wilana. Nta kibazo ndi mu rugo nta kibazo ni kare kubaza.
Tatiana wiriwe. Birimo Ese ko ndeba utameze neza waba iki mukuru? n'umutwe ariko nindyama birashira. Urambeshya. Nakugenda uruhuke turaza kubivugana. Wiriwe Tati. Wiriwe neza mama. Izemte ni karibu. Urakoze. Konde basa no bose wahindaguye. Biriya byo ni ibiki wagiye ushyira ku nkuta. Uzi ko wahindutse neza utamenya ko hano habuze uburiri. Ibise. Ibi rero ni bituma ijwi risohoka neza ritarimo nyira mu bandi. Iyo biriho gutya umuntu araririmba ukamwumva neza nta kibazo. Noneho ndasobanukiwe. Numva ameze nk'uri mu kibindi. Haratuje cyane pe. Ntiwamenya ko hano hahoze igitanda. Nakoresha urwiherero gato ndaje gusobanura ibintu byose. Nta kibazo. Okay. Nagusobanura nta kibazo. Yego urakoze. Kiriya cyumba rero n'iki y'umuhanzi aje gukora bamubwira akajyamo hariya yaririmbye nicyo twita kurikodinga. Ariko nibyo da. Nibyo kabisa buriya ntabwo nari nzi ko utera blague kugeza aha ngaha. Ariko Naomi hari ikintu ntakoresha. Iriya shop ni yawe cyangwa undi muntu ukorera? Shabob ntugashinyagure. Gute? Ubu se shop imeze kuriya nayikura he? Aribwo nyirangiza kaminuza. Umukobwa nkorera. Aho ngaho haje nk'ikintu cyo kwivuguruza ukuntu. Ngiye nari mfite amatsiko wenda kugiye kumbwira niyo umudamu nkorera ukuze ni umuntu w'umukecuru none yari umukobwa mugenzi wawe amahirwe menshi nuko nawe washingiye yawe shop birashoboka cyane. Yes, maybe. Arya kuri kaminuza z'ibijyanye n'ibiki? Nize finance. Ariko nyine urabibona ibintu byo muri iyi minsi kubona akazi biragoye. Amafaranga nayo atangira business. Kuyabona ntabwo byoroshye. Urabizi? Ntabwo rero nahise mbona amafaranga nkore business yanjye. Kandi nahariye naho bahemba urusenda. Ariko da bindinda gusabiriza. Yeah, right. Ariko hari ikintu utambwiye. Kwa? Kuri icyo watinze gushaka. Ubuzima bwa mbere ubonye umusore cyangwa umusore ungana nkanjye mu myaka cyangwa unduta gato cyangwa cyane ukiri ingaragu utarashaka nubwo mbere nkubonye. Egaki. Ariko ntacyo reka iyo topic tuzayiganireho in deep uko tugenda turushaho kumenyana no kumenyana tuzagenda tubiganiraho.
Divi ndabona umeze neza ashobora umwana mubi nuko icyo utazanye kano kawe tukarenzeho tumaze kurya ku manywa cara ahubwo tugasangire Ah, umva ni ukuri ko ntabyibutse sha nari nagatsimbye ahantu nkibutse mu kanya ndabangurika nkazanye ifate neza yego uyu munsi wandyohereje ni uko really umva ni ukuri pe ahubwo reka dusangire sijya ngiye inzoga njya nzibasha agigiramo kanga se babirebera 15 kose nzi ko narinda nsinda nkataha nandika 8 neza ahubwo nzanira akarahure njye banza kamaze kungeramo banza akarahure gusukira okay hariya yego sure nzani mu bihe se oya ako gato kari imbere aka Yego. okay Igeza mbabarira sinshaka gusinda sinshaka gusinda nakira gutwara bare gusa tusoze neza please ja anyway cheers ariko wicaye kure wakegeye hano Sorry. Kanitaya gato. nta kibazo. Allo? Oui, mwiriwe neza. Ntabwo nabamenye. Ninde? Higiro James. Abantu baza kuri shop se kaba ari benshi ntabwo bose wabamenya. I'm sorry, nimero yawe ntabwo nari nayisevinze. Yego meze neza. Wareka nkaza kukuvugisha ko narindi bize gatoya. Okay, sawa bye. Niba mugabo w'inshuti yawe. Ariko buriya ntabwo ari umuhehezi. Nabyumvise. Aho buriya higira nzamubwire koko. Higira umuhehezi ku buryo ariko ntacyo ni ntandukanaza kuvugana nawe. Serious ngoma kuvugana nawe. Cyangwa ubushize nubwo nabivuze muri blog ariko abisobanuye neza ko namara wanjye. So yakaba rero ahagarika ko kugenda kubera ko nawe is mine. Nese buriya bashaka iki? Nukuntu afite umugore mwiza. Cyagiye muza kuri shop. Cyari ubwa kabiri buriya. Cyagiye mpamusanga. Yes. Bwa mbere yaraje narambwira ngo muhitiremo imyenda afite umugore we surprise. Muhitiramo ako nkabona amaso arajya baravuga ngo amaso atari yayandi ibintu nk'ibyo. Ariko noneho nangiye kugira ubwoba. Bob nanga umugabo w'umuhehezi. Abura uko ngira. None iyo numvishe ngo ni umugabo ufite umugore. Bob utanumva n'iseseme nyinshi. James ni umuhehezi pe. Ari mariye tunaziranye n'inshuti yanjye bihagije cyane. Uretse ko umugabo yaba ari umuhehezi cyangwa se kimeze nk'iyo ngiyo. Ikindi kintu wumva utakihanganira umugabo cyangwa umuntu mukundana n'iki indi mico kuko ndagira ngo numve amahirwe mfite ukuntu angana. Bob nakubeshye. Ubuhehezi nicyo kintu cya mbere numva ntashobora kwihanganira. Umugabo yakora ibindi agakora ibindi ariko guheheta noneho nka James nkuriya nta kintu na kimwe abuze afite umugore mwiza. Oya narubwo n'Imana yabimbabarira ndabyanga pe ndabyanga ahubwo nizere ko nawe nawe utabikora. Amanota ndacyafite yose. Amanota ndacyafite kabisa. Ntabwo byoroshye. Umukobwa ari nafungurira.
Divi. Siko byabaye. Siko twakureho. Ni wowe rukundo nari ntegereje, uzahora uri ibyishimo byanjye. Jani ndagukunda, Jani ndagukunda.